Bakunzi bacu turabasuhuje kandi twizere ko mumeze neza. Nkuko tumaze iminsi tuganira ku byo wakora kugira ngo uhindure imikorere ukayivana ku rwego rwo hasi ukayishyira ku rwego rwo hejuru cyane kugira ngo bigufashe kwihutisha iterambere ryawe. Uyu munsi ntituvuga ku kuntu wakoresha igihe neza kuko nibyo tumaze iminsi tuvugaho, ahubwo tugiye kurebera hamwe imyitwarire y'ingenzi iranga abantu baharanira kandi bakagera ku ntsinzi. Twifashishije igitabo cyitwa The 7 Habits of Highly Effective People, mu Kinyarwanda twavuga ko ari imyitwarire 7 iranga abantu bagera ku ntego zabo vuba. Cyanditswe mu mwaka w'1989 n'umwanditsi w'umunyamerika Stephen Covey, nyuma yo gukora ubushakashatsi ku bantu bageze ku bikorwa by'indashyikirwa mu myaka 200 yari ishize. Mu kurebera hamwe ibiri muri iki gitabo, turi busobanukirwe neza imyitwarire 7 y'ingenzi ikwiye kukuranga niba ushaka gutera imbere cyangwa se kugera ku nzozi zawe vuba. Iyo myitwarire yagufasha kuzamura urwego rw'imikorere mu kazi gasanzwe ukora, cyangwa se niba uri rwiyemezamirimo ikagufasha gutera imbere vuba. Mbere yo gukomeza, niba utarakora subscribe, yikore ukande no kutuzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bikugeraho mu wa mbere. Wibuke no gukanda kuri like kuko natwe turagukunda. The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Imyitwarire 7 y'abantu bagera ku ntego zabo vuba. Icya mbere ni abanyabikorwa, aricyo yise kuba proactive. Kuri iyi ngingo avuga ko habaho abantu babiri batandukanye, umwe akaba ari proactive, uyu ni uharanira gushyira mu bikorwa, hakaba n'uri reactive, ariwe winuba cyangwa se akijujuta agaragaza impamvu n'imbogamizi kugira ngo ntihagire igikorwa. Hano umwanditsi avuga ko abantu bari proactive cyangwa se abo twise abanyabikorwa barangwa no gufata inshingano batitaye ku mbogamizi izo arizo zose zabangamira intambwe zabo zibaganisha ku cyo biyemeje kugeraho. Niyo zihari bagerageza kuzishakira ibisubizo. Aba amagambo bakunze gukoresha ni birashoboka, nabikora, ndetse na hari n'ubundi buryo byakorwamo. Bakunze kwihugura kenshi, bakunguka ubumenyi bushya bakabukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Baribwiriza kandi batekereza cyane ku by'igihe kizaza. Bubaha ibyo bakora kandi bubakira ubuzima bwabo ku nzozi zabo, bakanaharanira kuzigeraho. Si ibi gusa, banarangwa no gufata risk ariko mu buryo bizeho neza kandi bakanirengera ingaruka. Usanga banagira ingengabihe cyangwa se planning mu byo bakora. Mu gihe reactive people, aba ni abinuba, iyo bagiye mu nshingano bamara umwanya munini bijujuta bavuga cyangwa se bashaka impamvu n'imbogamizi zumvikanisha ko bidashoboka. Impinduka izo arizo zose zirababangamira, uhereye ku z'ikirere nk'izuba ryinshi cyangwa se imvura, imirongo ngenderwaho ya politike y'igihugu, hano twavuga nk'amabwiriza agenga ibintu runaka, imisoro n'ibindi, kuba ataziranye n'abantu runaka, kuba avuka mu muryango ukennye, kuba adafite nivo cyangwa se diplome runaka n'ibindi nk'ibi. Agerageza kubishakamo impamvu kugira ngo atagira intambwe atera. Birumvikana amagambo akunze kumuranga ni ntibishoboka, biragoye, kereka niba imbogamizi runaka zizaba zidahari, siniyumvisha impamvu ari njye uhabwa inshingano nyinshi, siniteguye n'ibindi nk'ibi. Aba ntibakunze kwihugura bitewe n'uko mu myumvire yabo baba bibwira bati ese ubundi nimbimenya bizamarira iki, cyangwa se runaka ko afite ubwo bumenyi andusha iki, kugera kuri ruriya rwego mbona atari ngombwa. Mbese usanga bariyakiriye mu ntege nke zabo, badashaka kwigora mu buryo ubwo aribwo bwose kugira ngo batavunika ari mu mutwe no ku mubiri. Muri make, abari proactive cyangwa se abanyabikorwa bibanda ku byo bashoboye, mu gihe abari reactive cyangwa se abijujuta bibanda ku mpamvu badafiteho ubushobozi cyangwa se control, byose bagamije kutagira intambwe iterwa. Aba wabita nk'abacantege. Ibi byose tuvuze bituma aba bantu batandukana mu kazi no mu buzima busanzwe. Abari proactive bakunze kuzamurwa mu ntera bakanaba successful mu buzima ugereranyije n'abari reactive. Ese wowe udukurikiye usanze uri uwuhe muri aba? Bitwandikira hasi muri comments. Gusa niba uri mu binuba cyangwa se abijujuta kandi ukaba ushaka gutera imbere, gerageza uhindure ube proactive kuko burya n'ikosi rya gisirikari riba rigamije guhindura abari reactive kuba proactive kugira ngo bazitware neza ku rugamba. Ikintu cya kabiri kiranga abantu bagera ku ntego zabo vuba ni uko mu ntangiriro baba bazi icyo bashaka kugeraho. They begin with the end. Abantu bari highly effective akenshi batangira bazi n'igisubizo bagomba kubona. Ibi bibafasha gutegura neza uko bazashyira mu bikorwa. N'imbogamizi hafi ya zose bashobora guhura nazo bazigaho hakiri kare, bagateganya uburyo bazazinyuramo. Iyi niyo mpamvu ituma byanze bikunze bagera ku cyo biyemeje. Ikintu cya gatatu kiranga abantu bari highly effective ni uko bashyira iby'ingenzi imbere. They put first things first.
Abantu bagera ku ntego zabo vuba barangwa no guhera ku by'ingenzi bagasoreza ku bitari ingenzi, ibidafite umumaro bakabireka. Ibi ntibireba gusa gukoresha igihe neza, ahubwo binareba imyitwarire yawe ya buri munsi, ari iyo mu kazi ndetse n'iyo mu buzima busanzwe. Mbese ni uguhuza ingingo ya mbere twabonye n'iya kabiri. Ugomba guhuza umuhati wawe n'intumbero ufite, ukajyanisha n'imyitwarire myiza, ukamenya gufata inshingano mu ishyirwa mu bikorwa, bikajyana no kumenya guhitamo iby'ingenzi n'ibyihutirwa akaba ari byo ujya uheraho, noneho ibitari ingenzi ukabigabanya mu mibereho yawe ya buri munsi. Ibi bigufasha kugera ku ntego zawe vuba. Niba ushaka kubimenyaho byinshi, wareba ikiganiro kibanziriza iki kivuga ku byihutirwa n'ibitihutirwa. Turanakigusigira kuri end screen kuko cyagufasha. Ikintu cya kane abantu bari highly effective bakunda gukora ni ugutekereza inyungu ku mpande zombi. Ibi babyise think win-win. Abantu bagera ku ntego zabo vuba ntibakunda iby'ubuntu, ari ibyo batanga cyangwa se ibyo bakira. Ibi bibafasha kongera icyizere ndetse na confidence mu mikoranire. Urugero, nk'ubu ufite iduka ricuruza imyenda, mu bakiriya wakira hakaba hari n'abakenera inkweto kandi ntazo ucuruza, wenda nta na gahunda yo kuzicuruza ufite. Abo bakiriya kubera ko bataziranye n'umuturanyi wawe ucuruza inkweto, batinya kumugurira bakigira ahandi. Iyo utekereza nk'abantu bari highly effective, uvugana na wa mucuruzi mugenzi wawe ucuruza inkweto ko uzajya umuha abakiriya, noneho igihe agurishije akagira agaporusantaje gataguha nk'umurangiye abakiriya. Wasanga nawe atekereza mu buryo bwa win-win, mugakorana. Byaba ngombwa nawe akajya kurangira abakiriya bakeneye imyenda. Ikintu cya gatanu kiranga abantu bagera ku ntego zabo vuba ni ugutega amatwi bakumva mbere yo kumvwa. Burya gutega amatwi bigufasha kumva, gusesengura no gusobanukirwa, bikagufasha kurasa ku ntego mu kiganiro. Gutega amatwi abantu bateye imbere barabyubaha cyane, kuko niho basomera amarangamutima y'uwo bari kuganira, bikabafasha gutsinda mu kiganiro bari bugirane. Uyu mwitozo ni mwiza rero, jya wumva bihagije mbere yo kuvuga kuko byagufasha. Ikintu cya gatandatu abantu bari highly effective bakunda gukora ni uguterana ingabo mu bitugu, ari cyo umwanditsi yise synergy. Twifashishije urugero rw'abana babiri bashaka gusoroma imbuto mu giti, bakigera iruhande bagasanga bombi nta n'umwe ushobora kugera kuri izo mbuto. Mu gihe umwe ateruye undi, byaborohera kuzigeraho, noneho uwateruwe yamara kuzisoroma bakazigabana. Abantu bagera ku ntego zabo vuba, ubufatanye nk'ubu barabukoresha cyane. Ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma abantu bari highly effective bakunze gukora ni ukwiyongerera ubugi. Ibi yabyise sharpen the saw. Iyo ushaka kugera ku ntego zawe vuba kandi ukomeye, bisaba guhora uzamura urwego mu bintu bigiye bitandukanye, ari mu buzima bwawe, imbaraga z'umubiri. Birumvikana ibi bishingiye ku kwivuza ku gihe, gukora siporo no kurya neza, ukazamura urwego mu bumenyi, mu mibanire, imyumvire n'amarangamutima ndetse n'iby'imyemerere. Hano umwanditsi avuga ko uko uzamura urwego muri ibi bintu tuvuze, ko n'urw'imibereho ruzamuka. Twizere neza ko iki gitabo cyitwa The 7 Habits of Highly Effective People cya Stephen Covey, turebeye hamwe mu ncamake hari ibyo kigusigiye. Niba bihari babitwandikira hasi muri comments. Ese uremeranya nawe? Nabyo bitubwire nk'inyunganizi hasi muri comments. Niba uri mushya, tugufite ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe, ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mu ba mbere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye, ukande kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha ukimusangiza ukora share. Niba ibiganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha, ibiganiro byacu byo nakagaruka naho ubutaha. Imana ibarinde, turabakunda.